Perezida Paul Kagame rero ndabona ahageze, uyu nguyu ni umunsi w'intwari wizihizwa buri mwaka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri, tukaba tugiye kuwizihiza hamwe na Perezida Paul Kagame, aho we na madamu we ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye bagiye gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Iyi ni inshuro ya 31 twizihije intwari z'u Rwanda. Reka rero n'abatindiye dukurikire umuhango. Niko abanyacyubahiro bahagera bagenda basuhukanya Perezida Paul Kagame ndetse na madamu we ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu nzego zitandukanye hano ngaha muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Uyu rero akaba ari umuhango tugiye gukurikira. Reka tumanze twaririmbira hamwe indirimbo yubahiriza igihugu mu kanya gatoya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, nitwa Rwaka Nikora, ndi umukozi mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka abanyarwanda twizihiza umunsi w'intwari z'igihugu, tukavuga ibigwi intwari zaranzwe no gukunda igihugu zikakitangira, intwari zaranzwe no guharanira ukuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 31 ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari n'ubumwe bw'abanyarwanda, inkingi z'iterambere. Gahunda iteganyijwe kubera hano Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niyo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Harabanza mwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na madamu, mu cyubahiro cyanyu mwakwigira imbere mugashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Harakurikiraho Nyakubahwa Ambasaderi uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga. Your Excellency Ambassador, please step forward and lay the wreath on the national heroes symbol.
Thank you, Excellency. Find it, Rose. Nyuma yo gushyiraho indabo ku kimenyetso cy'ubutwari nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turafata umunota wo kuzirikana intwari z'igihugu zatabarutse. Umuhango waberaga hano ku gicumbi cy'intwari z'igihugu uyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika urahumuje. Mugire umunsi mwiza. Umuhango rero wo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari ndetse tunibuka n'intwari z'u Rwanda z'igihugu cyacu ukaba ari ahangaha uhumuje. Iki ngiki akaba ari ikimenyetso cyiza cy'ubutwari ndetse no kuzirikana intwari zacu z'igihugu cyacu zatubereye ku gihugu cyacu ndetse zikarinda n'abandi bantu batandukanye. Uyu muhango akaba ari umuhango mwagezwagaho ku bufatanye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko rero ikintu wakibuka rwose nawe ugomba guharanira ubutwari nk'abanyarwanda nk'uko Perezida Paul Kagame wacu ahora abidushishikariza. Ubutwari bw'abanyarwanda akaba ari ishema ry'abanyarwanda. Uyu muhango rero ukaba wizihijwe ku nshuro ya 31, ukaba uba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Akaba ari igikorwa ngarukamwaka gikunda gukorwa kugira ngo twibuke ndetse tunizihize intwari z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni uko nguko rero nsoje ndabashimiye.